Yes. Rafael salama. Urabona ko kabisa twashize ari agakamera tugiye kwiganirira nk'abajama nyine. Urabona hari utuganiriro tundi wasanze turi gukora hariya. Utusaba ko nawe twakuganiriza. Sibyo? Televiziyo ni Ikamba Rwanda Show. Agakamera ni kagutera ikibazo. Uri tayari ho? Uri tayari? Ndahari nare. N'ubwa mbere ugiye kuri kamera? No. Usanzwe ijya hose. Ndabwira ko nawe n'umustar simbimenye. Apana kubera ubundi ubuzima ntacyo butakwereka. Ubuzima bwakweretse kamera mwana webesha abanyarwanda. Webesha abanyarwanda na. None se. Yakuriye abanyamakuru bari kuja gushaka amakuru mu giturage. Ntago wenda bashobora kuza kubaza umuntu uko wenda byagenze haba habaye kesi kibazo runaka ukaje inyuma ye ukagaragara. Nubwo tutaratangira sibyo ngiye mbwira bakomeje amakuru incuro zinga yanje wenda nana imwe barambaza hari umuntu ngari kuntu ngakuriye umuntu baba bari kumubaza ukaje inyuma kujyana nawe nyine uzagaragare kuri ariko uri umuhanzi nakubonye nagari byadanje pe ubundi kera nayerekwaga nkiri umupeti sibyo reka tureke ntacyo gutandukira ni Ikamba Rwanda Show sibyo nkuko wadusabye umwanya ko twaganira tukaganira twese hano turi urubyiruko tururungano nta kibazo kuganira ariko uri n'umunyamirwa kuko tugira ikiganiro content tugira kitwa story time kugira ngo twiganirire n'abafana bacu tuganire n'abantu badukurikirana tubashe kurunga abantu baba bari inyuma ya kamera sibyo okay mbere ufite courage ariko baraka ntabwo nakaye ciyeho hano urabona ko ni kwishansiye ndakeka si kwishansiye ni kwishansiye warakaye sinzi impamvu warakaye mbwira impamvu warakaye kandi uri gukora amasaha arageze wani iyo amasaha ageze umukozi nyine ico mu ndagitangira kubaza ico hari amusafuri urashonje urubyumva nyine tu urashonje wana yatangiye kuza ntabwo nakubesha uvuga amasaha ahageze hano none se hano babahemba gute bo biterwa n'igihe nuko wakoze n'imikorere uko wakoze nikuhemba wakoze ute bo nuguhereza nandi guhereza sima wari uri guhereza sima ariko numvishe ngo abayedi bari kuyakorera menshi cyane nanjye ndashaka ibintu byo kwirirwa niruka kubivamo rwose nkaza ahubwo se urangizwa n'iki ko ngiye kujya nyagutwara bo ufite imbaraga waza ariko iyo niri hano yo guterura amabuye ni wayishobora uvuze ihene urumva uvuze ihene nibuka kandi urabona hari imyiyongozo tugira tukiri abapeti gutyo ukaba waje wanyura nkano kwishansiye ukisabisha akazi kandi udafite kimwe urumva hari umugapiti watukanaga cyane mbere na mbere ku cyabayedi mutukana apana ntabwo batukana aribo buri ushobora gukorera umubosi mubi wamukorera nyine akaguhindura gute nyine hari ababosi uja gukorera ugabyuka saa 12 ugataha saa 2 ukabyuka saa 12 ugataha saa 2 uba waje gukora bari gw'ibiceri reka nkwereye story yanjye rero ngewe nanjye uranganiriza sibyo ubona amasaha ageze ku masana ariko reka twirinde nyine ko inzara idufatirana sibyo icyo gihe rero bimbaho urumva icyo gihe bimbaho umugapita wacu nanyuzeho ndi umusore ugaragara nyine urabona ko ntango ni muto cyane nyiri agapeti mukuntu ndamubaza ese wampaye akazi ahita ambwira ngo mpereze iriya hene cyakishe ihene ndayibura pe urumva yego cyakishe ihene nshaka ko bayiziritse baza abantu bose ihene ndayibura urumva none nabwiye undi mujama ati mpereze iriya hene banazanye ibiti buriya ntawe ushyize mu nyirabwenge yawe gute mwafashe ibintu by'ibiti ugahitamo kubyita ihene cyangwa nawe waje ubisanga nanjye naje ndi kubisanga gutya ntabwo nanjye bwa mbere byarantunguye naje byaragutunguye gusanga hari ibiti byitwa ihene cyane rwose kabisa aho ngaho ni sawa akurumva ko umuntu agenda abimenya no kugenda nyine bya bindi kuganira ni sawa kuganira ni sawa kuko abantu bagenda batwigisha batubwira so rero ndashaka mbere na mbere wibwira abantu hariya kugira ngo ikiganiro uza kuduha abantu tuganire tuziranye sibyo ngiye nitwa Kamba reka ikiganiro turebe ko nawe wakibwira abantu hariya ubundi tuganire abantu tubarinde irungu kandi utugeze ikiganiro duteguye sibyo yes bo amazina yanjye banyita Ndayisenga Claude mbo nonoka mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Burera umurenge wa Kinoni
ubwo abantu benshi bari hariya banzi ku izina rya Gato. Ya, umuvandimwe bita Gakuru. Ufite impanga bita Gakuru kuko abantu ba Gakuru na Gatoya abaye impanga. Ya. Uturuka mu Majyaruguru. Nabyumvise. Mu Majyaruguru mwaratamiye? Ibiryo mwaratamiye hariya murya ibirayi, hariya murya ibijumba, murya amateke umva. Mwaratamiye. Ibiryo bibaye ariko hari igihe hari abatabirya kubera ubuzima. Nk'ubu uwagufata akakumva. Ntango yakuvamo. Reka wambamo kuko uri kubona ubu ntabwo ndimo neza, ukubona uko ubyibushe ureba ukuntu ngana. Neza uri kubona mbyibushye cyane. Kandi undusha ibiro. Reka ndananutse mwana. Okay. Reka rero twiganire sibyo? Wambwiye kuri n'umuhanzi ariko. Ndabikunda nkunda umuhanzi bita Kindi Gaju. Kindi Gaju. Ya. Inde? Kindi Gaju. Inde? Kindi Gaju. Kindi Gaju. Ya. Kindi Gaju yaremye nk'izo ndirimbo. Indirimbo ze ebyiri. Indirimbo ze ebyiri. Ya, ariko ubwo iyo nzimo ni imwe neza ariko izindi ni ebyiri. Indirimbo ze ebyiri iyo uzi neza ni indirimbo imwe. Sibyo? Ya. Okay. Bamwita Kindi Gaju. Kindi Gaju. Ndirimbira indirimbo imwe ya Kindi Gaju. Ariko ubwo nyine ntabwo ndayisoza kuko Ewa, kapera. Abafana bariya tuwarimba inzara. Naberega nabo buriya byanze Kigali ibintu birakomeye wa muntu we. Kindi Gaju kuko nawe hari ubuzima twanyuranyemo nawe ambonye yahita amenya. Kindi Gaju. Amazina yenye bamwita gute niba mwarabunyuranyemo? Kindi Gaju. Nzi Gaju gusa irindi. Reka reka gufera abanyarwanda ko Kindi Gaju muziranye. Kindi Gaju ahantu tuziranye. Nakoraga hano hirya Kacyiru. Baza kunshiraho kese nyine hari muri Covid. Baza kumfata banjana kumfunga. Wari wakoze iki? Bari bavuze uti nyine wari wakoze iki? Bari bavuze ngo na wari wariye bor. Oya apana nababa naviyoye. Urankanze. Ntabwo gukanze. Nyine kwa rukumbesha ntabwo byari byari. Barakubeshyeraga nyabo. Ya. Ubwo rero namaze hari Kacyiru iminsi 3 mbona Kindi Gaju araza. Na ubundi namubonaga kuri TV hari indirimbo yaririmbaga yitwa Mama Bebe. Mama Bebe kutayumwana. Yes. Noneho mubonye nditamumenya. Yari yambaye kakabana kiwa kunze gushira mu mutwe. Uramuzi nabyumvishe. Kindi Gaju uramuzi wewe? Mitambaza abantu twaye turyanyishe ndababwira urane wamuhanzi bati nuri. Bari bamuzanye mu isheni se? Ego. Yarari mu isheni. Nari muri he? Kacyiru. Nari mufugiye Kacyiru? Ya. Yuko nje naje kumusiga mu banjana Rusororo nabwo yarahansanze. Muri corona nubwo baje kukujyana Rusororo nabwo ubya ko na Kindi Gaju arinjiye agusanze he isheni. Buriya Kindi Gaju umuntu mwiza. Wari confess? Apana. Njewe kuko ninjye mwana wari urimo uriya abantu nk'abari nyine baba bazi bafite abantu babazi baza kubasura. Iyo bamuzaniraga igiporezo n'amata nyine kuriya hari yaravugaga muri hari umwana turi kumwe akanzanira amata. Yabatagamo. Nayo mpamvu abantu beza ku isi bakiriho. Muri make Kindi Gaju ntango yakubaniye nabi. Kindi Gaju no muntu mbese mu bahanzi nemera mu Rwanda. Nubwo wenda ataramamara cyane ngo bigere kuri level nshaka. Ariko wabona uri kutubeshya. Impamvu nyende kuvuga kuri kutubeshya. Wari ugiye kutirimbira indirimbo ye ibintu rabicanga cyanze uratubeshya utuntu n'utundi yitiririmbira twumve koko Kindi Gaju umukunda. Ubanza uvuga izina rye indirimbo ugiye kuririmba uduha kapela hari abantu bishimye. Indirimbo yo irahara ariko nyine kuyirangiza nayirangiza kuko mfite ikibazo. Yitwa gute? Yitwa Aho. Aho. Yande? Ya Kindi Gaju. Ya Kindi Gaju. Ya. Okay. Twagiye turirimbira indirimbo Aho ya Kindi Gaju. Komeza ubigenze cyo baby nuhindure. Aho niho mbikundira baby nuhindure. Umundo wanza gufumbata mu bushyuhe nguhungike. Ngufumbate baby nguhungike. Amajoro yose ndayaguhariye. Icyo ushaka cyose nacyo ndakiguha baby. Aho hagume nunge kure.
aho higumire uri kibera inka uri kibona umwe abeza urabaruta nta nica inshinja nta nica unenga mu rukundo waranyemeje kuko wamaye byose ntacyo nakuburana ubwo umuntu yaba narekeye aho bana kabisa wala shyiraho agapisi kabisa urumva ko kindi gaje uramukurikirana indirimbo uri kwimanuka ukayimanuka nkariya nubwo tuvuye kuri umuhanzi turirimba indirimbo ya kindi gaje ese we arakantu wigeze wiyandikira akantu ko kwiyandikira hari ukuntu umuntu yandika yabona umurongo utari kujamo akamanza umurongo utari kujamo akamanza yabisiba kugira ngo yongere uploading bushasha kuzi koko kuri mu majyaruguru uzi kuri kuvuga nka nsari umurongo utari kujamo akabanza yabisiba utari kujamo uriya bibaye ngombwa rero hagize n'ikindi kiganiro dukorana kirambuye nazakuganiriza neza n'indirimbo nkayikuririmbira yanjye bwite ukayindirimbira indirimbo yawe bwite so reka rero hari inkuru watubwiye ko ushaka kudusangiza sibyo urumva nasanze warakaye mbanza kugira ngo dutere akakuraje nanjye ukantere nanjye bure reka natwe twashonje urumva tubatureka tubanze ducubunebwe ko kuganira turaririmbira nanjye nzi kuririmba ariko muririmbire Rwanda nziza urumva igihugu ni cyacu sibyo nanjye numva ko mbizi rero reka tuguha umwanya ufite story ushaka kutubwira sibyo inkuru ushaka kutubwira ubundi yerekeranye n'iki ngo tuyumve utabesha abanyarwanda inkuru nshaka kubaganiriza ni ubuzima bwawe yego okay uratuganiriza ubuzima bwawe kuva he kugeza he ni ukuva mu bwana urumva ufite inkuru nziza kuva utwitwe kugeza aka kanya ungana gutya wavuyemo igisore kingana gutya kingana kindi ngana cyane nko kubitera irababaje okay reka none urabona ko hari kuza akantu k'akayaga hano ku ishansiye yanyu n'agacanga kari kutugeraho ariko nibyo uba ugomba gukora kugira ngo nyine Kigali dukomeze tuyikontorore reka kudutwara reka rero twumve iyo nkuru yawe sibyo nagira ngo uyidutere inkuru tuyumve neza twese dutuje abafana utume n'ubutaha bazatubwira bati tuzane wa musore harya bababwiye ko yitwa nde bagomba kukwibuka ukavuga ati n'ubutaha twe turashaka ndayisenga Claude azatubwira inkuru ye iki sibyo reka rero twihereza micro kugira ngo byumvikane fresh uduhe iyo nkuru sibyo wifuje ko wadusangiza ubundi natwe tuyumve hari ribi okay nkuko mubyumva ni je Claude ndayisenga ubwo nyine ni inkuru yanjye y'ubuzima bwite n'umuvandimwe wanjye gusa ubwo ngiye kubahana nta bidasanzwe amazina yanjye nkuko nabivuze nitwa Claude ndayisenga mfite umuvandimwe bitanzaye turi Claude turi impanga twavutse turi babiri imyaka 20 navutse tariki 24 tariki 29 z'ukwezi kwa kabiri ubwo nyine naheraho papa na mama bagihura papa yari umusirikare ku kigo cyari gituranye na mere ubwo mere yari umukirina baza gukundana kw'abantu nyine urabazi abasirikare na utabazi nyine tu bakundanye nyine bararyamana amutera inda akimara kumubwira ko yamuteye inda umubosi nyine ubwo via bitayigendera kuva ico kiye ntiyari yagaruka ngaje nta n'isabune ye yigeze amuha ngo ndafura yagiye bakimara kugutwita yes ubwo na mere nyine ubwo nyine ntago twabirondora byose ngo tubisoze ndababwira muri make inkuru irambuye bayinkuru abanyarwanda inkuru bayishime bayikunde bayitega amatwi kumve n'ibitekerezo baguha urumva muri make duhe inkuru nziza kabisa yambuye irimo details zose ubwo rero papa yamenye ko mama twite ahita agenda akigenda nyine ubwo bamwimuriye ahandi ubwo mama ubwo nyine mbere yuko bamubwira ko amuteye inda yaramujanye wabo kumwerekana nk'umuntu bakundanaga noneho aramugezayo akimara kumutera inda nyine niyongera kumwikoza tu aragenda maze imyaka 20 nawe nzi so mama nawe akimara kutubyara amezi 2
Yabaze muri impanga. Turi impanga. Amezi 2 nawe ahita duta. Oya. Ahita batamufite amezi 2. Yego. Turerwa n'umukecuru, mama ubwo niwe mama abyenika kubyara mama ariko ubwo niwe mama. Yabataye yabasize kwa mama kwa kaka bana. Nakuna tabara dutaye. Gute yabera bataye oya. Noese boss kanze nkubaza. Nomutsubize turi mu kiganiro hano ndi kuvuga ubuzima bwanje ariko nyawe nakubaza. Wambaza nanje. Ufite papa na mama. Yego. Noese kano kanya kububa afite nishema kuri wowe kuba afite. Warize uraminuza. Oya nize. Nago waba uri umubosi wowe ukuntu ugaragara nago waba utarize. Noese kano kanya ufite kamera yawe. Kamera yanjye se wowe icyago bwacyo ari yaje. Hano twese turi gupfunda kugira ngo turebe ko Kigali twayifata sibyo? Wari ugeze kuri mere. Kuri mama wawe. Tubwira ko yaje kubasiga kwa nyogokuru wanyu. Yaje kudusiga kwa mukecuru aragenda. Nawe maze imyaka ubwo nabara ko nawe maze imyaka 20 natamubona. Oya. Ntango yigeze ongera kumubona. Yagenda nawe naragaruka. None ubwo rongera kuvugana na mama we. Bo. Gusa tuvuganye mu mpera z'uyu mwaka yambyara nibwo bwa mbere twavugana. Ubwo mwaka gugitangira. Yese yari yaragiye wangu. Ubwo nyine yabonye ko abyaye abana 2 namugabagira abona ko wenda atashobora kubarera nawe nyine ahita afata umwanzuro wiwe wo kugira uteye kubajugunya akagenda. Gukomeza. Ubwo rero usanga kwa nyogokuru uri mpinja dukomereye. Nisanze kwa mukecuru nyine nisanze muri famille yo kwa mukecuru. Fatwa nk'umwana ariko nyine mu buryo butameze neza. Gute? Bo. Ngize imyaka 5. Imyaka 5. Ubwo nayo ngiye gutangira ishuri. Natangiye mfite imyaka 5. Ubwo urukumva ko umukecuru aho yadukuye akatugurira imyenda zo kwambara kuva mu bwana akaduheka sinayisha yuko atari we wanyonyeje ibere ryiwe. Ari umukecuru. Yatwonyeje turi 2. Akaja yaba ashaka kuja ahantu agasaba umuturanyi akadutwara tugatembera akatugarura. Ikindi kintu nyine umukecuru wenda nubwo wenda nyuma yaho twaje kumerana nabi ariko ndakimushimira ico ngicyo tu. Nyuma mwaje kumerana nabi. Uwo mukecuru ntango muzi. Gusa ibyaba byose mbere kugira ngo dukomeze inkuru. Banza uvuga uti Imana imumugisha. Imana imumugisha kandi izamuye nogondi izamuye kuramba Imana nima amafaranga. Aka kazi ndimo hano k'ikiyede mfite umushinga munini. Imana nima amafaranga uko yandeze ndi gukura niko nanje nzamusazisha. Kabisa. Reka ngwe peace aho ngo kubera ko icyo ni kintu kiza kuzirikana. Yego. Kuzirikana ni ikintu cya mbere kiza ndetse no gukora dukorera umuryango. Tukavuga tuti dufite inkombero n'intego kuburi hano ejo uzajya handi sibyo? Yes. Namamvu yo kwihera. Reka dukomere. Yego. Bo. Ubwo nyine tukimara kwisanga ku mukecuru twarabanye adutangiza ishuri turiga tugeze mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Ya. Ubwo nyine byabaye ngo Burera. Yego. Ku kigo bitaga Nkomba. Ubwo abantu bahazi bo bahita baho. Bo ubwo twarize tugeze mu mwaka wa 3 tubona umukecuru ubushobozi afite buri kugenda burashira. Bo dufata gahunda kubera ko duri hafi n'umupaka nyine kuva mu rugo kugera ku mupaka nagaragaye kanini. Turavuga tuti turambuka tuje kwambutsa fraude nijoro tuze mu gitondo tuje kwishuri ubuzima bugende neza. Muzaza mujya kwambutsa fraude nijoro kugira ngo mubone minervare kugira ngo mubone makayi n'amakaramu byose biri aho mwumvikana no kurya kuko umukecuru nago yifashije nta nubwo yarayifite ingufu nta ngufu afite. Yego. Bo tukaja turagenda saa 6 z'ijoro tugakora tukaza mu gitondo tugakaraba tukaja ku ishuri. Nyuma yaho nyine ngeze mu wa 6 segonderi ndakora. Bo icyo gihe nari narabonye n'umuterankunga. Ikintu cyambabaje nyine kugira mve mu ishuri umuterankunga byaje kurangira
yitabye Imana wamukoreye kesi mbi yawe biba yaje ngombwa kurangira yitabye Imana. yego biba ngombwa usigara nta muntu wavugisha warira. yego biba ngombwa ko mba natagikomeje. ubwo warangirije wacikiriza amashuri mu wa gatatu primaire? Mu wa gatandatu. Mu wa gatandatu primaire. ya birumvikana ko ubuzima wari urimo ntabwo bwari bukoroshye. ntabwo ari bworoshe. ese uretse igihe warekeye kwiga muri ryari? ubwo ni imyaka 3 ishize. Ni imyaka 3 ishize urekeye kwiga? ese ko ntari rarenga ntango wasubira ku ishuri? none se warariye kine cyo mu kiyegere gufata cya buri munsi. ntago ari kuvuga ngo ni kine. Harimo yango yakubwira ngo wumve kabisa. Mwarimu yakubwira ukumva ubwo uzi kesi bihari si. Nese kano kanya nkorera amafaranga nimba nkoreye 4,000 ndaryamo 2 umukecuru mwohereze 2 sibyo? Nese ubwo nimba urukumva karinje tuba turi kumwe gutewe urukumva nawe hari ahantu yagirira ikibazo. Yego aho birumvikana. So waje kuva mu ishuri mu wa gatandatu? Yes. Sibyo? Yego. Uvuye mu ishuri ukora iki? navuye mu ishuri umunsi navuye mu ishuri ubwo nyine hari hashize nk'icyumweru wa mubosi wanyishiriraga ishuri twafatanyaga. Yego. Noneho ubwo munsi mva gusezera ku ishuri navuye ku ishuri ndi kuvayo mura n'umupapa nyine wakoreraga mu gasantere ko mu rugo acuzaga umusubi bita ubushera. Arambwira mwana ko ndi gushaka umukozi wo kuja aramfasha kuvoma akanashigisha wandangi. Ndamubwira sawa ubwo nje simara. Arambwira ngo suwiga si. Ndamubwira ngo rero nje kwiga ndi kubona byaranze mvuye gutyo mvuye gusezera tu. Ataravuga ngo ahubwo ayo ni amahirwe tuvugana amafaranga mbwira akajaja aramemba 4,000 bya buri cyumweru. 4,000 bya buri cyumweru umuvomera ukanamufata kumufasha gushigisha. Yego. Umusuru. Yego ubushera. Turakorana icyumweru kuko icyumweru kiri kuburaho umunsi umwe ngo kirangire amembe hari umubosi waje kumpamagara uri Karongi. Arambwira nyine ubwo nundi muntu wari wamundangiye arambwira ngo ese ko nshaka umukozi namubonane bakaba bambwiye ngo wamutubonera. Ndamubwira ngo nanjye kano kanya nakazi mfite bibaye ngo kandi wari ugafite. Noesi ubwo umubosi ugiye kuguhemba 20,000 nawe uri guhembwa 4,000 wavuga ngo ufite akazi? Oya ngomba kumubwira nakazi ufite. Kabisa. Ndamubwira ngo nanjye nakazi mfite kano kanya tuvuganye igiciro naza amanza y'amakenze. Ndamubwira ngo ayo ni make kari akazi ko mu rugo. Ubwo twumvikana kenze ngeze hari akajara agenda aranyongeza naye ndi umwana mwiza ewana. Ubu nawe ambonye ahita amenya kuko ateye mu uyu mugito ubu bahise bimukabazina. Yego. Ubwo twakoranye amezi 5 ariho nyine natangiye gushwanira no mu rugo nakoze ndaboherereza amafaranga kuko nakoreraga iwe nkanatera utundi turaka ku ruhande. None se waje kujyana n'uwo muntu ujya kumukorera mu rugo iwe? Najyanye niwe mu rugo. Arya niwe gatoya niwe gakuru? Ni gatoya. Gakuru yarari. Nawe nyine ubuzima bwaramucanze yigira hanze. Mu Bugande. Ugiye mu Bugande gakuru muravugana? Nawe twavuganaga ariko ubona wari muri kesi itari nziza. Ari muri kesi? Arafunzwe tu hafungiwe hanze. I Bugande? Yego. None se uwo muntu mwaje kujya gukorana utubwiye ko ariho wagiye utangira gushwana n'umuryango. Sibyo? Uwo muntu mwaje kujya gukorana birangira gute? Niki cyagute kugishwana n'umuryango kandi urumva ko wari umaze kubona akazi ntango waboherezaga amafaranga? Ico ni naco cyatumye dushwana nyine nimba nahembwe wenda iyo kenze ndabaherezamo 10 nsigarane 5. Ubwo nimbabwira bayambikire nanga bangurira itungo runaka aho kwigura barayikoresherezaga bakambwira ko bayiguze. Ndabahaye amafaranga 150 ndababwira bazangurira ingurube. Ubwo yo yaho ngaho mageze mitanumva mbabaye cyane
ndababwira mwebwe aya mafaranga muzangurira itungo, noneho nza kujayo ngo ngiye kubasura nsanga ibyo nababwiye si byo bakoze. Ndababaza se amafaranga nabahaye muyansubize, ati si twese twakureze. Ubwo bo bumvaga ko bandeze nyine nkaba ndi kubishyura ayo mafaranga. Ubwo nyine naho natangiye gushwana nabo, kuko icyo gihe n'umuvandimwe wanje yari akiri mu rugo atari yatangira kuja gukorera hanze, ari gukorera acambutse agaforode. Icyo gihe baje kunzanaho ibintu binini, badusohora mu nzu turi babiri. Ubwo nyine ninjye wari urasohoka, aribwo nyine ubwo impamvu urazizi nawe. Twese twarasohokanye, twamaze hanze ukwezi tutarya hanze ukwezi. Baradusohoye baratwirukana batubwira ngo tuje kwa data tutamuzi. Ubwo ni umukecuru n'umukobwa we nyine mama wacu. Tante wanyu uvukana na mama wanyu. Yego. Baje kubasuhura barabirukana ngo mugende ngo tuje kwa data. Barambagiye se uri kuvuga ngo tworore ngo tugugurire amatungo, hari isambu twasize. Birumvikana birababaje cyane. Ubwo mfata gahunda ko ngiye kugenda kuzasubirayo, bizaba intambara. Ubwo Karongi nabaye nyivayo mpita nigira Rusizi, hari umumere nyine twahise duhura anjyana Rusizi kuragira inka. Mva mu kazi ko mu rugo nja kuragira inka, njya ndahembwa naho kenze. Ubuzima burakomeza, nangira kumenyana n'abantu, nza kuva aho ngaho kuragira inka nja gukora Karongi, n'ubundi muri gare ya Karongi. Nkajya ndakora capati n'amandazi. Ubu uzi kubikora biriya bintu? Cyane. Iyo hari imashini n'ibikoresho ndabyitunganyiriza ndakora. Ubwo nyine ubwo ni ubumenyi nagendaga ndiga, nza kongera gusubira i Rusizi. Hari nyine umumabuja nakoreraga yari afite mubyara we wibana, nyine ni umuprofe. Aravuga utashaka umwana waba ari kumwe, yaguze uduhene nyine ashaka kujya aje aratumurebera. Ati ndamubwira se azaje aramemba ngahe, tuvugana amafaranga numva harimo ayatubutse, nja kumukorera nkuze y'umwaka. N'ubu niwe ugikora? Icyo gihe nakoraga i Rusizi. Nkuze y'umwaka. Ubundi uwo mubosi naragiye tukimarana icyumweru kimwe, yahise arwaraja mu bitaro amaramo amezi ane. Nta mugore afite ni siribatera, ariko nyine arashajemo gake tu. Ubwo umuntu mwabanye neza ndamubwira nshaka kuja gutangira ubuzima bushasha bwanje, ndaza na bagenzi banje tuzi i Kigali dufata akageto hano hirya gatoya. Turavuga ubwo nabo turi kumwe nyine tu. Bariya nababonanye. Yego. Ziriya nsore. Ntago ari nsore. Nuko dukomeza ubuzima. Ubwo nyine tumaze ibyumweru 3 hano i Kigali dukora ku ishansiye. Nibwo nje kubabona muri hariya muri gukora akantu ikiganiro, ndavuga wacisha kuri wabaganiriza ubuzima bw'umuntu buba ari bunini nyine tu. Bari bunini. None se ubana na bariya bahungu babiri? Yego. Umwe yitwa nde undi yitwa nde? Umwe bamwita Umusamariya Olivier, undi bakamwita Eric. Urumva ko ufite urugendo rwari rukomeye cyane. Yego. Sibyo? Yego. Ako ndamya neza ko ufite n'icyizere cy'uyu munsi cyuko ejo bizagenda. Nta mpamvu yo kwiheba. Uyu munsi turi hano, ejo twajya hariya ibintu bigacamo. Rero ubwo icyo nakubwira umujeni mugenzi wawe, reka twizere ko ejo bizakunda mwana. Siya? Reka twizere ko ejo bizakunda. Tuganira rero inyuma ho gato, nsubiye inyuma mu nkuru yawe, watubwiye ko hari ahantu waje guhura n'uriya musani wemera, harya bamwita nde? Kindi gaju. Aho hantu mwahuriye ntango hari mu rusengero, sibyo? Mwahuriye he? Mu buroko. Mwahuriye mu gihome, sibyo? Mufite amazina menshi muhita. Mwahuriye mu gihome, sibyo?
mu gihome batubwiye ko bari bakubeshye ko wavyoye akana hano kundi ibintu ubwo nyine ubwo ukuntu byagenze urabizi ko Kigali mukunze kubura amazi cyane yego so uwo munsi amazi yari yabuze hano muri Kigali noneho nja kuvoma mvuye kuvoma nibwo naje ngeze mu rugo nsanga abana babaga mu rupangu twabamo nsanga bari Kacyiru nsanga bari gufata ku kana kungufu nyine nimba bari babyumvikanye nanga batabyumvikanye simbiza ariko umwe mu 8 myaka 8 ya hana ku bana 3 yego ubwo nyine njewe nk'umuntu wabanaga nako kana nihutiye gukubita abo ngabo yego mwe kuko yananarwaye amara mu bitaro icumweru ubwo rero nje mu kakanya naye ndi kubakubita bari mu gikoni canje kandi hari harimo amazi nyine naye ndi kuvoma ndasuka fone yanje ayisigwa mu mazi ya kimara kugwa mu mazi nyine mbura ukuntu nahita mpamagara mabuja nanga boss ngo mbibabwire baza biza kurangira bakujyananye nabo ngabo bari bagakora ibyamfurana ahubwo abo bana bahise bagenda iwabo babwira mama wabo abonye umwe uko naye namugize arababaza baramubwira mu mwanya wo kugira ngo njewe mvuge ananga kubivuga mbwira ahubwo ko ari nje wabikoze ngo nkubita abana biwe ngo bambonye ngo kugira batagira ute natazabashinja ubwo nyine ubwo munsi narakubiswe byadanje mwana barakubiswe byadanje mwana nukwihangana rero gukiza nuko wowe nakindi gaju mwese mwafunguwe twarafunguwe twaburaniye n'umunsi umwe urana umusitari ndamwemera cyane umusitari mwahagaranye no mu rukiko ewana hariya ku imbere ya Peter gira ikintu ubwira kindi gaju imbere ya kamera umuha ubutumwa ikintu namubwira ndamushimira kuba kuko nawe mu bantu bamfashe neza nawe arimo kuko iyo bamuzaniraga icyo kurya ntiyanyibagirwaga nk'umwana babaga bari kumwe yaguze matera nayo imaze ibyumweru 2 ndyama ku isima nawe nyine hari undi nyine nk'uko abakire baramenyana hari undi mukire wari ufite matera akamuryamishaho aza kuguriye maze ibyumweru 2 ndyama kuri sima aravuga muhungu wanje ngo tuje turara hano amanijo kwiyosa arakingurira reba kamera kindi gaju umushimire ni wa muhungu wawe umwe wahaga icyo kurya muri gereza Rusororo na Kacyiru nyine tu ndagushimira kubyo wankoreye mu bantu nzirikana nawe uracanimo mwana kandi nifuza ko twazongera tugahura nubwo wenda nadafite ibirenze ako tukicara nk'abantu babanye tugahura tudahujijwe na bwa buzima bubi twaciyemo ahubwo duhujijwe n'ubushuti twagiranye okay brother urakoze rero udushanyije inkuru nziza byatari udushanyije inkuru urumva wisanzwe wenyine ariko none ubu uracyari umuntu ushikamye ubona ko uri umugabo ugaragara sibyo amakosa wagiye ukora ndamye bize kungufu kongera kugwamo ubu ariwe n'amafaranga mbiri mugiye kurwana muhanga so ndoro cyacu nko nabikubwiye story time n'abajama kwishansiye wibereye gutya turaganira sibyo so ugende nawe subscribe kuri share like na comment utaha abantu utaha kumuru zawe sibyo ndashimira ikamba Rwanda show